ahereza hariya Sarpong asubiza hariya kwa Iradukunda Pera aragiye kare save igitego cyiza cyane hariya igitego cyiza cyane gitsinzwe na save nyuma yo guhererekanya umupira hariya muri surface abahungu bagenda bahererekanya amapasi batera kivamo igeza muri yahize mushudura reka nanjye rekaze muri byanjye nimara gusoma kuri energy drink hano safe akaba nawe atsinze igitego kini igitego cya kabiri atsinze kuri Assam Rwanda Premier League igice kibanza cya shampiyona atsinze igitego hariya safe pira gikinwa hariya na babukuru bagenda yerekanya pira agenda ukubita ipoto baragerageza pira safe araza ashyiramo izi ni imbaraga zikoreshejwe za Rayon Sport bakoresheje kugira ngo babure igitego mukanya igitego kitarajyamo wavuze ngo buri igitego kimwe ku busa n'icyari bwagiyemo byari bikiri ubusa ku busa ubu rero nimo kibonetse wagira ngo ururaragura rero kije kuboneka cy'imbaraga nyinshi buri urimi rwanyere ndwango bukuru bakinyariya bagiye bagerageza Caleb arawutera uragenda umunyezama gerageza kukubita yari yakoze akazi abadefenseur bari reba banigena hari hanyuma itaterana garincha safe kijyamwo Salpong Michael atanze umupira hariya penalty hariya ni penalty rero ni penalty hariya ibyo nyuma yaho munyezamu reba safe yagiye gutera umupira undi nawe arasa ati reka nze nguhagarike reba katurebe safe bati ni penalty ayihe Yannick Mukunzi rero ayitere ariwo mukino we wanyuma Kareba aramukundira reka turebe Kareba amwemereye akayimuha yibuze agenda atsinze igitego cya kabiri ikipe yanyene nisigiye igitego cya karita y'umuhondo kuri Elche bagiye kwiha Yannick ukina umukino we wanyuma anayisabiye Yannick azamuye umwuka arongeye asubiye inyuma Yannick Mukunzi utsinze igitego cya kabiri Yannick utsinze igitego cya kabiri kikaba kibaye igitego cya kabiri atsinze mu mateka y'ikipe ya Rayon Sport muri shampiyona Assam Rwanda Premier League. Ni igitego cya kabiri rero kibonetse ku ruhande rwa Rayon Sport, igitego kibonetse mu buryo bwa penalty. Kubona agiye gutera ya penalty rero Yannick mu rwego kugira ngo abasezereho ku mugaragaro neza Rayon Sport nawe akaba yiteye neza yinjiyemo